Yes, nagira ngo twongere tubahe ikaze hano kuri Take One. Tunabasuhuza cyane mwese aho muherereye, turabashimira mwese mukomeje gukora subscribe kuri Take One. Iyi ikaba ari channel yanyu, channel rwose yacu twese duteraniraho nk'abantu bakunda imyidagaduro, bakunda filime nyarwanda, bakunda muzika nyarwanda, twese duteraniraho ubundi tukumva ibigezweho. Uyu mwanya rero ni ibintu byinshi cyane bijya bivugwa hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, cyane kwihangana ryabo muri muzika, ihangana ryabo ritaramara igihe kinini cyane kuko Bruce Melody urebye igihe yatangiriye umuziki binavuga ko yabanje kuba umufana ukomeye cyane wa The Ben, yabanje kuba umufana wa The Ben kuko The Ben yatangiye umuziki kera cyane guhera 2006 aririmba, nyuma Bruce Melody aza kubizamo muri 2012 2013 akaba aribwo Bruce Melody yatangiye gukora muzika nk'umunyamwuga, uretse ko yari yarabitangiye yenda nk'umu producer akabikora yenda akora production, gusa nk'umunyamwuga w'umunyamuziki yabitangiye muri iyo myaka. Rero urumva harimo gap nini cyane hagati yabo bombi, harimo igihe kinini cyane cy'itandukaniro ry'imyaka umwe mu gihe yatangiriye umuziki, kuko The Ben yatangiraga umuziki muri 2006 2007 2008. The Ben icyo gihe yabaye umuntu munini cyane, umustar munini cyane muri muzika nyarwanda, yari umuntu ufite izina rikomeye n'abafana benshi batandukanye. Ubwo bivuga ko Bruce Melody nkuko bivugwa n'abantu benshi, nawe ubwe ajya bihamya yabaye umufana wa The Ben igihe kinini cyane. Nyuma yaho rero Bruce Melody yaje kwinjira muri music industry, asanzemo The Ben. Bruce Melody nawe yaje gukora ndetse biza kugera aho ihangana ryabo ritangira. Ni nyuma yuko muri 2020 byavugwaga yuko The Ben ubwo yagarukaga mu Rwanda, byavugaga yuko The Ben agiye gukorana indirimbo ikomeye cyane na Bruce, ariko iyo ndirimbo itaraje kuba yasohoka nkuko byagiye bigarukwaho na nyir'ubwite Bruce Melody. Yagiye avuga ko indirimbo ubwo bari bagiye kuyikora ngo The Ben yagiye akicara akaba yikinira PlayStation we na Zizu, agarecording igice cye, yamara kukirecording agahita yigendera, akanadesida ko atazongera n'umunsi n'umwe gukorana indirimbo na The Ben. Ariko icyo gihe cyose rero Bruce Melody yarimo yiyubaka kugira ngo izina rye ribe ryagera kurya The Ben. Twamaze kubona ko we yatangiye muzika bigahita binakunda bikanamuhira, akaba umuntu munini cyane, akaba big brand muri muzika nyarwanda. Nyuma yaho rero nibwo muri iyi myaka ya vuba wari umujyanama wa The Ben, Coach Gael, yaje gutandukana na The Ben agahita afata witwa Bruce Melody, bagatangira gukorana ibikorwa bya muzika. Nyuma yaho ngaho rero byahise bitangira kuzamo umwuka mubi, ndetse bizamo amakimbirane akomeye cyane mu bafana ndetse no kuri ba nyir'ubwite mu buryo kibasubizanya mu magambo, ababagaragiye barimo aba managers buryo kibasubizanyaga mu magambo agiye atandukanye. Bamwe bafata uruhande rumwe rwitwa Team B, urundi rwa Team B, bamwe bajya ku ruhande rwa Bruce, abandi bajya ku ruhande rwa Ben. Ibintu birakomera cyane, abantu benshi bakifuza bati ese aba bantu kugira ngo bakomeze guhangana gutya mu magambo, ihangana nk'iri ngiri ritarimo ibikorwa nabyo ntabwo byazamura muzika nyarwanda. Nyuma yaho rero nibwo buri wese yaje kuba bize mu kazi ke, aba bize mu bya akora. Uyu munsi rero ihangana ryabo rikaba rishingiye cyane ku bikorwa bigiye bitandukanye bya muzika. Ubu iyo witegereje usanga Bruce Melody kuri Instagram akurikirwa n'abantu miliyoni n'abantu ibihumbi 200, ndetse The Ben akaba kuri Instagram akurikirwa n'abantu 900, ibihumbi 991. Iyo witegereje rero nanone usanga kuri YouTube Bruce Melody afite aba subscribers ibihumbi 764, akaba afite kuri video 176 kuri YouTube, nk'ama video afite kuri YouTube wari Bruce Melody. The Ben usanga nawe afite ibihumbi 462 by'aba subscribers.
akaba afite na video 28 kuri YouTube channel ye nka The Ben The Tiger B. Rero Tiger B nk'umuhanzi mukuru no umuhanzi wagiye ukora ama featuring menshi cyane guhera za 2008 yakoze indirimbo ari kumwe na Bulldog yitwaga Imfubyi, akora ama collabos menshi cyane yakundaga gukora collabos nyinshi cyane n'abaraperi kuko avuka muri famiye y'abahanzi n'ubundi cyane ariko bakora hip hop. Murabizi ko ari mukuru wa Green P, akaba yari n'inshuti ikomeye cyane ya J Paul nyakwigendera, Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Rero yagiye abana n'abaraperi cyane rwose, kuko afite indirimbo ari kumwe na baraperi bagiye batandukanye cyane abaraperi baturuka hamwe nawe, abenshi baturuka aho The Ben aturuka muri Kicukiro mu Gatenga. Abaraperi benshi cyane baho yagiye akorana indirimbo nabo, harimo Diplomate, harimo Mashomampa n'abandi benshi cyane, bose baturuka muri quartier imwe nawe. Biragoye cyane kubona umuraperi uturuka muri quartier imwe na The Ben atigeze aha collaboration. Rero Bruce nawe akaba nawe n'umuraperi n'umuhanzi nawe wagiye ukorana n'abaraperi bagiye batandukanye cyane nawe, ariko abaturuka hamwe nawe benshi biragoye cyane kubona abantu baturuka hamwe na Bruce Melody b'abaraperi baturuka mu Kajagari i Kanombe atigeze aha featuring cyangwa collaboration. Usanga yarakoranye indirimbo na Bulldog, yasanga yakoranye indirimbo na Majid the Black, yakoranye indirimbo na JC, yakoranye indirimbo na Fireman. Abo bose bakaba nawe baturuka muri quartier zimwe nawe nkuko bivugwa. Ikintu gitangaje no kuri bano bahanzi bombi, buriya n'abahanzi umwe yabaye umufana wundi igihe kirekire. Bruce Melody yabaye umufana wa The Ben igihe kirekire, ndetse buriya ikindi kintu gitangaje nuko aba bahanzi bose baturuka mu karere kamwe, akarere ka Kicukiro. Bose niho bano bahanzi abaturuka. Usanga rero ku mbuga nkoranyambaga cyane iyo ugiye kwitegereza usanga abafana baba bombi aribo iteka ryose bavuga bati hoya uyu ni urenze, Tiger B ni urenze, abandi bati Munyakazi arayoboye, gutyo ugasanga ni ibintu byinshi abafana bo barebaho. Ariko buriya iyo tugiye kureba ku imibare y'ukumvwa cyane buri kwezi, ubusanga hirya no hino kuri platforms zitandukanye zumvirwaho umuziki. Urumva ni Spotify, ni Audiomack, ni Tidal, ni Apple Music n'izindi zitandukanye na YouTube nayo wishyizemo, ubusanga ku kwezi Bruce Melody yumvwa n'abantu 142 n'abantu 700. The Ben yumvwa n'abantu 103 n'abantu 100. Indirimbo ya The Ben aho ni kuri Spotify mvuga, indirimbo ya The Ben yumvishwe cyane kuri Spotify ni indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo ikaba yarumvishwe na 3,900,000. Iyi ndirimbo yitwa Why, murayizi yayikoranye na Diamond Platnumz. Bakaba bagiye no gusohora, bivuga ko bagiye gusohora indi ndirimbo ya kabiri. Ibi bikaba bije ndetse nanone muri ya gahunda yo kuvuga ati aba bantu hari ihangana rikomeye cyane hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben, aho The Ben Bruce Melody namaze gutangaza ko agiye gukorana indirimbo y'amateka na Diamond Platnumz. Gusa iyi ndirimbo ikaba ngo izabanzirizwa n'umushinga The Ben yakoranye na Diamond Platnumz, ndetse kandi iyo ndirimbo ikazaba ngo ari ya Diamond Platnumz. Kuri Bruce Melody rero tumugarutseho nawe kuri abantu bamwumvishe cyane kuri Spotify ni 5,000,000 zirengaho. Indi mibare mu ndirimbo yakoranye na Calligraphy Jones yitwa Sawa Sawa, abantu bamwumva cyane. Bruce Melody bamwumva kuri Spotify, bamwumva cyane mu mujyi wa Nairobi, Kenya. Ibaze ko i Kigali
mu Rwanda aho umuhanzi akomoka bari ku mwanya wa gatatu w'ahantu Bruce Melody yumvwa cyane kuri Spotify, kuko hambere ni Nairobi Kenya, aha kabiri ni United States, ahandi ni Kigali mu Rwanda. Iyo noneho rero tugiye kuri Apple Music, aba bahanzi naho ntabwo batanzwe kuko imiziki yabo iracuruzwa no kuri Apple Music. Rero usanga aho Bruce Melody bitewe n'ama collaborations agiye akora n'abahanzi mpuzamahanga batandukanye, barimo Shaggy, barimo Joboy, barimo Calligraphy, barimo BNM, barimo Bensol, barimo n'abandi bagiye batandukanye, aho usanga imibare ari myinshi cyane kuri Bruce Melody. Gusa na The Ben nawe ntabwo abari inyuma, nkaho usanga indirimbo zagiye zirebwa cyane, zagiye zumvwa cyane kuri wagiye usanga indirimbo zagiye zumvwa cyane kuri Apple Music. Kuri Bruce Melody usanga harimo When She's Around cyangwa se Funga Macho ari kumwe na Shaggy wo muri Jamaica cyangwa se ukorera umuziki muri Amerika. Hakaba hari indirimbo yitwa Catherine, hakaba hari n'indi ndirimbo yitwa Food de Toi yayikoranye na Roskana ndetse na Element murayizi, ndetse hakaba ari indirimbo nini cyane itaregeza iba iya Danje kuri YouTube cyangwa n'ahandi hantu hose, ariko n'indirimbo yahuriyemo na BNM wo mu wahoze muri South Soul ndetse na Bensol. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Ju. Hakaba harimo n'indi ndirimbo yitwa Sinya, iyi akaba ari indirimbo nayo nini cyane kuri Apple Music. Akaba rero afiteho album yitwa Colorful Generation. Colorful Generation iyi album ye murayizi, iriho indirimbo ze zigiye zitandukanye. Bruce Melody rero zikaba ari izo ndirimbo ze, hariho n'amakorabo yagiye akorana na nk'iyo yakoranye Beauty on Fire, yakoranye na Joboy, nk'iyo yise Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond wo muri South Africa, ndetse n'indi ndirimbo ye yitwa So Way. Iyi ndirimbo nayo ikaba ari indirimbo nini cyane kuri Apple Music. The Ben nawe rero usanga afiteho indirimbo nini cyane kuri Apple Music, nk'indirimbo yitwa Follow Me Hana ari kumwe na Chris Easy ndetse na Kevin Kade na Nkwitende ari kumwe na Drie, ndetse n'indi yitwa Madonna, indi yitwa Isi, n'indi yitwa Baby, zose ziri kuri album ye yitwa Plenty Love. Rero nawe afiteho na collaboration menshi cyane kuri Apple Music, nk'afite yitwa She's Amazing, yafite yitwa Best Friend, n'indi yitwa Sinari Nkuzi ari kumwe na Tom Close. Rero nuko abahanzi nanone bahagaze kuri Apple Music. Ugarutse rero kuri YouTube ho ibintu biba byigaragaza cyane, nkaho indirimbo Bruce Melody afite yarebwe cyane iri kuri channel ye muri za video 176 afite kuri channel ye, akaba afite indirimbo yitwa Catherine, akaba ari indirimbo yarebwe cyane kuri YouTube, aho iyi ndirimbo ifite miliyoni 14 za views kuri YouTube. Ndetse The Ben nawe akaba afite indirimbo yarebwe cyane kuri YouTube, akaba yitwa Ni Forever, ikaba ifite miliyoni 7 n'abantu 600,000 ku rubuga rwa YouTube. Rero abahanzi bacu bakaba ari uko bahagaze mu bikorwa ndetse no kuri platform nyinshi cyane zumvirwaho umuziki. Nari bahaye imibare imwe n'imwe ifatika igaragaza uburyo ki abahanzi bacu bahagaze this time. Ihangana rero ryabo rikaba ryarimukiye mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye bya muzika. Ubu bakaba batagihanganisha amagambo gusa, ahubwo hagiye kuza ibikorwa, nkaho bivuga ko indirimbo Bruce Melody yari yakoranye na Diamond Platnumz, iyi ndirimbo The Ben nawe agiye kubanza gusohora iye yakoranye na Diamond Platnumz. Rero reka nkomeze bashimire mwese aho muherereye, ibyo mukora byose reka twizere ko bikomeza komera fresh sana, kandi mugire umunsi mwiza. Kora subscribe, share, like na comment kuri Tech One, ubundi dukomeze twirire isi neza cyane. Ciao ciao, see you.